Yes, alright, reka nongere ngusuhuze mwifurize kumererwa neza cyane wowe udukunda ukadukurikirana buri munsi kuri iyi YouTube channel yanyu ivuga ku mikino, tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Buroreka nizere ko mumeze neza cyane. Kuri aya masaha turaje kugira ngo tuganire byinshi bigiye bitandukanye, ariko it's a breaking news. Ni amakuru agezweho ari kuvugwa muri kano kanya. Muraza kunyihanganira nyuma ya senari ikomeye cyane kuri ekipe ya APR Football Club. Ekipe ya APR nyuma y'ibizazane cyangwa se ubwumvikane buke cyane no gutangira gukritika imwe mu mikorere ya APR Football Club, hari breaking news cyangwa se amakuru meza asohotse muri kano kanya. Sinzi ukuntu abantu bayakira kubera ko hari ibyiza kuri ekipe, hakaza ibyiza ku bafana ndetse n'abanyamupira muri rusange. Tujye kwinjira muri dosiye ikomeye cyane y'umugabo witwa Dawuda Youssef ndetse na Mamadusi. Bakoze amakosa akomeye cyane, ikintu cyiswe gusuzugura umutoza ndetse n'amategeko ya APR Football Club. Ikintu tujya kubivugaho, tujye kuganira ku myanzuro ikakaye ibashije gufatirwa hano bagabo ku baruwa cyangwa se iretere ndende cyane yasinyweho na Afande Brigadier General Deo Rusanganwa, chairman wa ekipe ya APR Football Club. Tugiye kubyinjiramo turebe ingaruka bigomba kujya kuri ekipe ya APR, tunarebe ibihano bafatiye bano bagabo. Ngiye kubwangiraje kugerageza ninjira muri ekipe ya APR nyuma yo kubona ibi byose, ndabaza nti ese mu by'ukuri ekipe ya APR ibi bihano yafashe nta ngaruka byajya kuri ekipe ya APR cyangwa se baraza kugenda baherezwa iki? Hari abantu bari kuza bakagoheka imvugo bakavuga ibintu bitandukanye n'ukuri kw'imbere muri ekipe ya APR. Nabonye hari abatangiye kuvuga ngo ni inzira yo gusesa amasezerano kuri Mamadusi na Dawuda Youssef muri ekipe ya APR, ariko icyo kintu bwa IPR icyo kintu bwagihakanye. Baravuga bati ni akanyafu. Ngiye kuza mbyinjiramo mbahereza amakuru ya zandani cyangwa se yari imbere abandi bantu batarageraho nyuma yo kubona iyi statement ibahagarika mu kazi ka ekipe ya APR Football Club. Kanizere ko mumeze neza cyane, abatwumva muri hano mu mujyi wa Kigali, abatwumvira mu ntara zitandukanye, muri abataramu cyane kandi turabibona. Hari abandi bantu batwumvira mu ntara ya diaspora, aba diaspora bagiye batandukanye badukurikirana cyane bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Ubwo reka twizere ko mwese mumeze neza cyane. Nizere ko mumeze neza cyane, bwo tuza twanzika neza cyane. Wowe icyo usabwa nta kindi, kora subscribe, ukoresha na comment magurupa agiye atandukanye, ubundi hanyuma tuzamukane neza cyane muri iyi miriro irimo kugenda ivugirwa hano i Kigali, cyane cyane ku ekipe ya APR hariya Ishorongi ikomeza imyitozo. Very nice. Reka twanzike cyane muri ekipe ya APR nkuko nimbabwiye. Uyu munsi wo kuwa gatanu nibwo hashizwe akadomo ku makosa akomeye cyane yaranze ekipe ya APR, cyane cyane biciye mu bakinyi bayo. Ni abakinyi batabashije kugendera ku mategeko ya APR hara mu gihugu cya Misiri ubwo bakinaga na ekipe ya Pyramide muri CAF Champions League. Amakuru ahari aravuga iki? Nyuma y'uko umutoza avuze ko bano bakinyi batagomba gukoreshwa muri ekipe ya APR kuri match ya Pyramide kandi bari bariteganye na ekipe, ubuyobozi bwa APR bugatangaza ko nta kintu na kimwe bwabikoraho usibye kubanza gutegereza icyo umutoza azaza agatangamo nk'ibisobanuro batanga raporo ya match. Uyu munsi rero, ku munsi w'ejo mu ijoro ryakeye, niho habayeho kwicarana n'ubuyobozi bwa APR Football Club n'abari bahagariye delegation mu gihugu cya Misiri. Baraganira, hari nyuma y'imyitozo ya ekipe ya APR. Twanabonye Dawuda Youssef muri iyo myitozo. Abantu benshi baravuga bati byanga byakunduye umugabo ashobora kutazahagarikwa muri ekipe ya APR kubera imyitozo
yarimo gukora. Twanababwiye ko Mamadou Sy cyane cyane biciye kuri manager cyangwa se papa we umureberera mu nyungu, nubwo afite abandi ba scouting bagiye batanu cyangwa se aba agent bamushakira akajyo, bari banditse iretere basaba imbabazi muri equipe ya APR, avuga bati gutya na gutya ni mutubabarire, mistake yabayeho ntabwo bizasubira. Nyuma y'ibyo byose no gukusanya ibimenyetso, equipe ya APR ikaba yamaze gufata imyanzuro ikakaye kuri Mamadou Sy n'uwitwa Dauda Youssef. Wakwibaza ngo ni iyihe myanzuro yafashwe kuri kano kanya? APR FC yahanishije igihano cyo kumara iminsi 30 bano bagabo batagaragara cyangwa se batera ibikorwa bya APR Football Club. Ni igihano gikomeye kirimo kugenda kireberwa hamo mu ndori nini cyane cyangwa se mu mirongo migari. Abantu benshi batangiye gusesengura, ariyo mpamvu abantu benshi bari muri dayirema, ariko ndagira ngo ibintu tubisobanure neza. Nahoze numva abantu bavuga bati ni ntangiriro yo kugira ngo bano bagabo babe bateruka n'ikipe ya APR basesa amasezerano, baracyareba inguni zose zatuma basesa amasezerano. Ariko iyo uganira n'abayobozi ba APR bakubwira ko iyo gahunda yo kubasezerera idahari, ahubwo bagomba kureba icyatuma buri wese ataza kurenganwa muri equipe ya APR Football Club. So nabashije gutera intambwe ngera mu buyobozi bwa APR, mvugana na bamwe mu bari muri komite ya APR, cyane cyane abari mu bavugizi. Nabaje ni ese ko bano bagabo bahagaritse muri equipe ya APR kandi tukaba twarabonye mufite match zikomeye cyane muri gutegura, harimo match ya Mukura, hakaza match ya Kiyovu Sport, mbere yuko mwideplasa mukajya mu karere ka Rubavu cyane equipe ya Ruturo Football Club. Ese abasaba kingana mukeneye kubagarika muri equipe bishingiye kuki, biraza kuhitana iki cyangwa se nize nyungu ikipe ya APR bifitemo? Kintu baransobanuriye bati uwitwa Dauda Youssef murimo kubona muri equipe ya APR we arakomeza imyitozo. Ndagira ngo tujyane neza, arakomeza imyitozo, hanyuma nyuma y'imyitozo anakomeze guhembwa cyangwa se gufata umushahara muri equipe ya APR. Nicyo ngicyo bansobanuriye. Nanjye mpita nibaza nti ese nimba umuntu ahagarikwa ariko agakomeza kuba mu bikorwa bya equipe, one, imyitozo ari kwigaragaramo, ari kuba muri lokale ya equipe, anahabwa ABCD nk'umukozi, nyamara utazakoreshwa kuri match ziri capital zifite ikintu zongerera club. Ese aho equipe ya APR ntibaba habayemo wenda gusa n'abaregeza? Cyo ngicyo ndakibaza cyane ko bansobanuriye aya magambo babwiye. So ubu rero ikintu abantu bamenya, bano bagabo barakomeza muri equipe ya APR nk'ibisanzwe, ariko ntabwo bemerewe gukoreshwa kuri match. Bivuze ngo ni nko kuwakebura cyangwa se kubereka ko hari ibintu bakoze bitari byiza, ariko ntabwo ari igihano kiri capital kugira bavanguye umuntu arahanwa ku buryo akoramo amasomo akomeye cyane. Kuko iyo tugiye kureba andi ma equipe akunda kubigenza, iyo baguhagaritse akenshi bakomeza kuguhemba. Byagiye bigaragara mu ma equipe amwe n'amwe atandukanye, baraguhemba pe, kandi 100% nta kintu na kimwe kive muri payroll yo kuri salary yawe. Ariko nawe hakagira ibyo ugomwa muri equipe, one, izo prime babona cyangwa se iyo myitozo either na match, ukaba wakwicara ntukoreshwe mu bikorwa bya equipe kubera ko uri mu bihano. Ariko se nimba umutoza aguha imyitozo akagutegura nk'umuntu yazakoresha kuri match runaka, igihe cya match cyagera ugasanga uwo muntu uramubuza, ese ubu n'ibyo byaba bisobanuye iki? Wenda hari ibindi bintu byinshi twagenda dusomamo, gusamaza kutubwira muri comment zanyu
muze kutwandikira mutubwire muti turabona byakwiye kugenda gucya. Gusa ekipe ya APR yo biri clear, nta gahunda ifite yo gusesa amasezerano kuri Dawuda Yusuf ndetse no ku mugabo witwa Mamadusi. Iyo gahunda yo ntayihari. Cyo kintu gisobanuke neza, ntabwo ikipe ya APR yigeze iteganya cyangwa se iri gutekereza kuba yasesa amasezerano. Gusa muri iyi minsi 30 akantu nabona nk'agakoroze gakomeye cyane ko kwitondera nuko APR igomba gukomeza gukora iperereza. Uyu munsi hari ibyo beretswe, hari ibyo babonye, banabihuza n'ibirimo kugenda bisirikira mu bitangazamakuru hirya no hino. Ibyo byose abantu barimo kugenda babikurikirana, ni ama episode. Ngira ngo harimo n'ihangana rikomeye cyane. Nakoze ikiganiro ku munsi w'ejo bundi, abantu batacumvishe mwakongera mukajya kucyumva inyuma, kirahari. Ndi mu bantu batishimiye uburyo ekipe ya APR cyangwa se brand APR gufata logo cyangwa se jezi ibara ukarisiga ibyondo witwaje icuri cyo umupira wacu. Biri mu bintu by'ukuri nabonye ko bibabaje. Nanisa ubuyobozi bwa APR ko hari icyakogwa, baza bagatanga gasopo kuri bano bantu bagira bate bari kuza gukinira ku izina rya APR Football Club. Icyo kintu kiri mu bintu byambabaje cyane. So wenda hari ibizakosoka, ariko nemera ko buri muntu wese mu mupira wa hano i Kigali, icyo waba uri cyo cyose, imyaka waba umazemo, ndemeza ko ntabwo uri brand ku ikipe ya APR kujya bafata ibirango bya APR ngo bisige ibyondo. Icyo kintu n'ababikoze bakwiye kwigaya, kuko si wo mupira twakabaye twubaka. Twakabaye twubaka umupira urimo kugira inama no kwemera kwiga. Ariko uyu munsi buri wese aremera ko ari umusiniya ku rwego rwe, ari umunyamakuru, hari ibyo atakumva, n'ama ekipe edayeri n'abaperezida hari ibintu byinshi bavuga ntibabyumvikaneho. So ibyo byose rero nibyo biza ugasanga ntabwo bwumvikane, cyangwa se umupira wacu ntaru kuvana nawe ukwerekeza. So bwo rero uko gahunda zimeze, yari yo breaking news nari mbazaniye muri ekipe ya APR Football Club. Uyu munsi hari akaruhuko, ntabwo bakora imyitozo kubera ko hari ekipe nationale, kandi ekipe ya APR ikora imyitozo basa y'umugoroba. Wenda ntabwo ndabona statement ibyemeza, ariko tugendeye kubiriho nuko ekipe ya APR Football Club itari buze gukora imyitozo kuri uyu mugoroba, ahubwo bakoze ku munsi w'ejo. Ubwo bazongera gukomeza ku munsi w'ejo bategura match ya Mukura, match ikomeye cyane, kipe ikunze kubagora. Nabonye nayo mu karere ka Huye ikubita agatoki ku kandi, baravuga bati ubushize twatsinzwe ibitego 4-2 ariko tutabyemera neza. Muri match rero ekipe ya APR izatwakiramo tariki 17, ni match ya vuta ni kuvuta. Abantu bihuye bariteguye cyane. So icyo gusaba nta kindi, kora subscribe, ukoresha na comment magurupa ajya atandukanye, tugende tuzamukana umunsi ku munsi. Tuba twafitiye ibintu byinshi byiza cyane tuba tugomba kubahereza. So niyo mpamvu ubaye utarakora kuri subscribe waba urimo kwihombya cyane. Ikindi kintu cya kabiri, ndongera ntumire abanyarwanda mu kanya gato cyane ku saa 12 kuri Stade Amahoro Monami hagiye kubera match ikomeye cyane. Kipe y'igihugu y'u Rwanda bagiye kwakira ikipe y'igihugu ya Benin muri kampeni y'igikombe cy'isi, cyangwa se gushaka itike y'imikino ya nyuma mu gikombe cy'isi kizabera mu gihugu cya Amerika, Mexico ndetse na Canada. Ibintu byose bimeze neza cyane, protocole zarakozwe, ndetse ubu tuvugana imiryango ya stade yamaze gufungurwa. Kanya gato cyane abahanzi ba mbere baraba kabisa bitereka bameze neza cyane. Natwe nkwibutse ko iyi ni match turaza gukora nibidukundira. Wenda ashobora kuzamo utundi tuntu twinshi twatuma wenda match idakogwa ku mpamvu runaka, ariko nta gihindutse, ni match tugomba kugenda duhereza umwanya hangaha tukagira tugezaho abakunzi bacu. Ubwo rero nta n'umwe usigaye, mwese ndabashaka mu mahoro. Ariko hari amakuru muri ekipe nationale. Uyu munsi dushobora kubona impinduka zikomeye cyane muri 11 babanza mu kibuga.
dushobora kubona impinduka zikomeye cyane muri 11 babanza mu kibuga. Makuru turi gutohoza, hari amazina amwe namwe ashobora kwicazwa kubera amakarita babonye muri match ziherutse, akavuga bati mu buryo bwo kwirinda guhabwa imituku no kuba suspended kuri match ziri imbere, dushobora kubona impinduka ziremereye cyane. 11 probable lineup baza kubanzamo kuri mugoroba mu kanya gato cyane, ndaje mbatereke hanze. Tayari radari zacu ziba zamaze kugeza zitwereka buri kimwe cyose muri equipe nationale. Ubwo rero match iri ku isa 12, nimba utaragura tike, gura tike yawe hanyuma uzamuke. Nabonye hari abantu benshi bagiye batandukanye barimo kugenda bigaragaza neza cyane, nge nabikunze uburyo bwo kugenda bafasha abafana, kuko iriya stade Amahoro mpamya ko kuyuzura biragoye cyane, niyo mpamvu hashizwemo izindi mbaraga. Nabonye ku munsi w'ejo ekipe ya Rayon Sport yaguze amatike iyaguriye abafana bagera ku 7,000 bagomba kuza muri stade. Mu kanya gato cyane na Rwanda Premier League cyangwa se abashinzwe kurebera shampiyona y'u Rwanda baguze amatike 2,000. Abakeneye kuri amatike baraza kwinjira kuri controle technique. Ni ikintu cyiza cyane. Hanyuma ekipe ya APR yaguze amatike 11,000 by'abakunzi ba APR bifuza kujya kureba match ya Benin n'u Rwanda. So byaga byakunda stade raza kuba yuzuye cyane mpaka hejuru. Ubwo ntaba ari ubura kuri stade Amahoro, turi ko twatsinda ekipe y'igihugu ya Benin. Ndakwibutsa gukora subscribe, ukoresha na comment kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane. It's a breaking news muri ekipe ya APR, tugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Mu gahunda zo zirakomeza hano, nta handi kuri Irutamu Talk Zone TV, iwabo w'abasportif.